ubutwari kugeza uyu munsi wa none mama pasiteri Uwanyana Asiya akomeze kugaragaza muri ibi bikorwa umushyigikire mu ngeri zose kugira ngo intambwe yatangije n'ubundi itazasubira inyuma. Ndagira ngo rero ururabo rwabo bace bugufi bahe icyubahiro pasiteri Theogene n'abana nibatambuke rwose nta kibazo barashyiraho ikiganza hanyuma tumwunamire dukomeze tumukure tumubaze ku mitima yabo. Munyemerero hakurikireho abana ba Theogene yareraga n'abana bo ku muhanda nabo batambukane ururabo rwabo barushyire kirane kandi bazakomeze kunga ubumwe no gukundana kugira ngo urugero bahawe na base bazakomeze byibura buri mwana naza n'abandi bana 20-30 urugamba rwo kubakora ku muhanda ruzakomeza kugira urugero no kuri Rwanda wose. Hari na nyirabukwe wa Theogene nawe natambuka akiriho ururabo hanyuma dukomeze kubirerekera itangazamakuru kugira ngo dufate amashusho natwe tusigarane urwibutso rw'uyu munsi. Nawe mama Theogene nyirabukwe nyina Theogene yabaye umwana wa bose umwana w'ababyeyi kandi nawe aravuga abasora bitabye Imana nabo batambukana ururabo uko yitwa bitabye Imana nabo batambukana ururabo rwabo yego. Nyuma ya gurupe bitabye Imana mu nyemere nakire Ernest kari na hato rwose buriya na babiri nta kintu twaye bahagarara. Reka duhe umwanya Prophet Ernest nyuma ya Prophet Ernest munyemerere twakira umushinga wa David n'umuryango wa Ernest Imana bahumugisha namwe bizi ko twakira n'umuryango wa Pastor David n'abatambuke ashyiriye abantu mwashyizeho indabo twongere twigire inyuma kugira ngo abantu bari bugezeho ijambo David namwe Imana bahumugisha izi ndabo ndumva batambuke rwose bagende batambuka umwe umwe kuko umwanya gusa ari mutoya murushyireho rwose umuntu wanyu ushyire hagati y'izindi kugira ngo rubone uko rushikana n'ubwo rwaba rukanditse urasanga. Mukomeze kwihangana mukomeze gukomera kugira ngo Yesu Ishema Theogene nuko ibikorwa yatangije bitagomba guhagarara ubwo tuzaba tumukunda by'ukuri. Ni urukundo rwose umaze gutambuka n'indabo abaduze umaze kandi mfasha na pasiteri shyiraho indabo murakoze cyane usanga umwanya umaze kunamira pasiteri Theogene mukunda no gushyigikira umugambi yatangije wo kwita ku bana
namwe hari abandi se murakoze cyane rero n'abazifite ku mutima mwese murabizi neza yuko mumukunda kandi mushyigikira kandi n'umwanya mwatanze nawo ni ibyishimo bikomeye cyane mu muryango nagira ngo rero nakire umwana yareze